ahantu hari hatangiye kuzana akantu k'akarare byari bitangiye kuzamo ikibazo rwose ayatangiye gusa nabi ayatangiye gusa nabi rwose ahantu nk'ayo uhakoze ku muhanda mwiza nk'uyu nguyu wacu genda neza rwose ibyatsi nk'ibi ukabyigizayo ibintu bigenda neza pe genda neza kumeze Korode aramekana kuri inyamibwa mu mudugudu kabisa muraho ndabona wahinze ewana waje urahingagura koko ndazinduka dore nanjye rero nari mwe na mudugudu ariko yabirakariyemo koko hamwe ati kukimutinda gukora umuganda kandi byavuga mudugudu w'amahoro ko turi amahoro kuki mushaka kuzana ibintu by'urusaku biteza ibyago ibyo avuga n'ukuri ikintu mubwiye ndamubwiye we mudugudu ni iminota 2 ubundi nkwereke nyuma y'iminota 2 ugaruka ureba turahakora nanjye nakoze dore naho dore nariya ndabona mwahaje nagerageje naho inyuma hose reka nze nanjye nahakoze isamakuru ya mukankusi kankusaraba Jewe yakoze ubukwe. Yakoze ubukwe? Yakoze ubukwe. Namwe ko maze kubisambo ni mwana numira ngo nze kuvumba simuzi kuntu nikundira umutoboro. Uzi imodoka zari zihari? Baba we narumiwe. Siko nabonaga ameze nk'akamuga yashatse wahera. Aya kama. Akamuga wabona katagenda nagagura. Oya ngibyo bayaje bavuga ngo uyu umuntu acumuye ngo Imana imbabari. Nanjye imbabarira ariko uzana bicicikire reka dukore turebe ko mudugudu byibura agasanga. Hari aho tugeze. Suko turi kugira. Bano bantu hanarara vuba. Ariko reka ni ku muhanda. Cyaraye vuba pe. Ni ku muhanda. Twajyangwa mu mudugudu w'amahoro abaturage bose baguza mu modoka nibakigenda n'amaguru. Ni ku muhanda. Ubwo sekonde hano harangiye ngo ntituri bwimuke. Turimuka dore na hariya ndabona hameze neza. Turimuka da. Ubundi hano se niho hakoze? Nje. Ukora mu mudugudu bazaguha igihembo cy'ishimwe. Oya bazampemba ndabizi. Bazampemba rwose. Bazaguhekiri. Nibi byatsi byose cyane tuvenga tuvanamo. Yego. Umunyangani nacererewe mu muganda pe. Bibaho. Uzinduka mu mudugudu w'amahoro tuwe w'amahoro. Nacererewe. Ko bijye gusa mu muganda hakiri kare. Mukuru umuganda. Nacererewe. None se nyine uko bimeze. Rero Korode. Basi minsi nitegereza. Urumva? Badavuga ini. Muri twese kugora abayobozi bacu. Tukitabira ibyo batubwira. Ariko se ari ikibazo. Nanjye nashaka kubinyanga mugayo nkawe. Ikintu cyambere ukoze umuganda. Ugakora inama. Ugatanga umutekano. Na mituweli ukayiriho. Ntukaziriha mituweli. Ukajya muri ejo heza. Ko uvuza ko kandi ejo heza nubwo nyibamo nyibamo ejo heza ntabwo ndajya ugomba kuyijyamo ariko sibundi ubinguye ba muri ejo heza we umva bamusore kora bya byatsi bayo biyora biraho biyora byo nabiyoye yegeranye ko jya wumva kuyunguya utwana mutorera kwa mudugudu nawe abizi si urwego ndiho yuko nawe yaba mudugudu ntangirira akabanga nyine ibintu bya ejo heza unanye ibintu mbwira akamaro kacu yewe we nyiriwe kumira numwaje gukora umuganda nayigize ngo ngenge waje gukora umuganda rwose kabisa urumva ohe ikintu dupfa n'amatiku yawe reba kandi reka mubwire dukore tureke ibintu by'amagambo none se ari ikintu ngenda yabo igihugu ugenda gikumva ahubwo ejo bundi namubonye ku munsi wo gutera igiti yikoreye ibiti wa mugabo we ndeba hano reba koranga nikoreye ibiti do kera rero ahantu nakoraga ubuzamu muvana umuntu wanga dukore dore dukore ubuzamu waritse tugakora umuganda mu najyamba n'umuntu kani wowe komera kandi akamabwira wakoze umuganda dukore nakora turaza kuganira rero turaganira niba bomba turaniya sihumva se nakago mutugudu w'amahoro dufite abakire benshi nawe ubizi ko afite amafaranga ubizi buriya rero nanjye naje gushaka umugore azakugira ibyahagaraka yewe uba ufite agahinda mu mutima wawe oya birumvikana kubera njyenyine niyo mpamvu nanga gutanga ejo heza avuga ni se ndatanga ejo heza nta mwana afite nta mugore ndatanga ejo heza yize bigatuma nyiworera nyine abana n'ubundi
ejo napfa bagashyira ngo kuri buri rugo nanjye bayikizemo ni buri muntu wese akana niyo yaba ari akana gato umushyira muri umwana ukivuka ahita ajya muri ejo heza ukivuka ejo heza ndaza kwitanga muri uzi umumaro akuruha uzingura n'agahinja n'agahinja kajya abantu bose nabonye hano ko nta mudugudu urimo mudugudu yagiye gushaka abandi baze mudugudu ugiye turihuriye ipiki iri hariya haruguru uriya mungu ugiye kukuzanira ipiki hariya haruguru ariko uriya nawe ndabona agafite ibakwe ariho n'igihe usanga bayitijije ntubizi se mpacu aramaze kurara aho ubundi reka nkubwire twebwe mudugudu w'amahoro mudugudu niyo yaba ataragera mu muganda twe turakora ntabwo dukorera ntabwo dukora korongeye nakwemeye ntabwo dukorera mudugudu yakwemeye ntabwo dukorera mudugudu wacu yanahageze dukore cyane abone dukore cyane mudugudu yacu amagambo mubireke mudugudu yacu amagambo make ibikorwa byinshi mudugudu yacu hano kantu gatura karangije ariko abona mwarimu bikunze nubwo mwaje mudugudu wacu yacu mudukore umuyobozi wacu baramutse ako se mwagiye muzinduka ariko twagerageje mudugudu reba hose uwo korode rwose wenda kwemera muri uyu mudugudu ahubwo uzi ko twahuye nkakubwirana igihe ngiyeyo niho naricereye urabona ko nabizi noneho rero aha ndabona mwarimu hagereye twari tuhagera noneho ubutaha umuganda ubutaha muzazindura ni ukuri rwose muze mbereka ko dore na hariya twari twahakoze ahubwo twari dusigaje kari muze mukore kano noneho dusoza reka turangize kano turangize kano niba bamwe twakibukira hano cyakora mu mudugudu w'amahoro bazawuha igihembo cy'ishimwe kabisa ariko ntibavuze ngo gutanga inka nashyiraho wowe kuri umugabo witanga cyane ariko buriya niko buriya rwose ikintu nkubwiye cyo kamaje mu nkoro ibyatsi oya tonjoramo n'ibyo kandi utabirunda ku bishyimbo by'abandi ku bishyimbo reka natwe turagera tumva washyira hanyuma wowe tonjora aho ngaho ntabwo yabikora rwose ese ubwo yewe ako mwakoze kabisa ubwo wabikora koko reka ubwo se wakora amakosa ngayo uzi ukuntu igishyimbo kiryoha ibishyimbo biraryoha ariko wamenye inkuru yo kwa karonkano uzi ko ataragaruka mu rugo mukamarita ngo yarashatse ejo bundi twarahuye izo nkuru mujye nabonye yarabyibushye tugomba kuganira ibyo byatsi ndabona mwakoze hanyuma tujye he dukore inama ho gatoya urashaka ko dukora inama ijugunye ibyatsi tuye mu nama ubona amasaha yanageze hanyuma ibikoresho bakubwiye ngo tubishyire mu murima w'ibishyimbo hanyuma ufate ibyo bikoresho neza buri wese afate ibikoresho yazanye azanye igitiyo nazanye ipiki nazanye nibagiwe kino nagisanze okay hanyuma twicare hehe oya nanjye nagitwaye yakangwe kanyibatwaza nani mugire utoragura ibyo bikoresho byose noneho byose nayibuze ariko n'ubundi umuganda nayibuze dukomeze ubwo tumanuke mwihamashi rwose mwakoze hanyuma ntabwo turi buze gutinda uyu munsi turavuga kuri mituweli tuvuge ku mutekano tuvuge no kuri ejo heza noneho hanyuma n'abantu biteje imbere bose mwikomere mu mashyi murashoboye muri mudugudu w'amahoro rwose murimo neza murimo murabikora neza hanyuma umutekano korode bimeze bite iwawe mperuka harabaye ikibazo sinzi uko byaje kurangira murakoze nitwa Claude murakoze cyane naje guhura n'ikibazo cy'ubujura abajura banyibye mpamagara mudugudu kuva mudugudu wagera iwanjye umuntu ukinyiwe icyo kibazo cyahise arakemutse bari baranyogogoje rwose areba kuri buzo nsitara wumva sitara niwagenda gake murakoze bose ndabashimira mbese byari bihagaze ibintu by'ubujura byararangiye
niho amashyi ariko buriya nakiriwe buri muturage wese ese wari ugiye buri muturage wese abe ijisho rya mugenzi we kugira ngo batazakwiba cyangwa se ngo bibe umuturanyi wawe burya iyo bibye umuturanyi wawe burya nawe waba kuko iyo byututira no ku rundi hanyuma umungo kwa karonkano do kwa karongano bimeze bite njyewe amakuru yanjye abo twari tuguhereye ntabwo mwamumenyesha rwose njyewe buriya nari ndi umujura muri kano gace njyewe narabayogoye muri uyu mudugudu hagarara hano tukubone rwose njyewe ndahagarara ndababwira njyewe muri uyu mudugudu nari ndi umuntu w'umujura ariko ubu ngubu njyewe nakuye amaboko mu mufuka nsigaye njye utwo nakoreye amafaranga umva ni amafaranga njyewe ngisiga inyuma ariko wiba kwiba narabihagarikiye naba ngaba muri make wakoze n'akazi nakamusiga inyuma njyewe niteje imbere ubu ngubu kuko kw'iki gihe ntabwo uce kubyuvuga kw'iki gihe abantu b'iki barobanura akazi ngo sinakora mu bishingwe ngo sinakora igiti ngo manure vuba ngo sinazicuruza ariko niba mubyibuka neza cyagiye tumufata yibye yavuze ngo ngiye gukura amaboko mu mufuka nkore ahubwo yaravuye yadusezeranya yahaye burya nubwo wari wanumye inkoni njye narabyibukaga yabwiye mudugudu ngo ngiye ngo nzacuruza butike ntabwo nimba butike yarayigezeho simbizi rwose ubu tuvugana njye nagiye mu itsinda njye naramusuye si wageze naramusuye butike rwose mudugudu w'intwari butike yara njye mfite botike ubu tuvugana amagaze hano ngaha rwose mwaramutse mwabagabo mwese uko muteraniye aho ngaho njyewe ubu niteje imbere nakuye amaboko mu mufuka wabonye byo kwiba narabihagaze mba ngira inama abavandimwe n'abo tuziranye bakura amaboko mu mufuka dukore tugire icyo twakwigezaho rwose naho nashaka kubagezaho rwose no mu rugo ni hafi rwose ndi kumva nanagize no mu rugo ni hano niba cyugize ishyaka ryo kuba washyaka rwose dore mbuze nuko mbivuga mwabyumvise aho kano kantu nakubwiye ishyaka ugakomera amashyi yiteje imbere ariko none agize ishyaka yarakwiye n'amashyaka yarakwiye amashyi kano kantu abakoze uriya nawe ni ubwa mbere namubonye mu sinari muzi wenda ntabwo ndagira aho akorera mu gihugu ntabwo ndagira aho akorera kabivuge mpagurutse kugira ngo bigirire mperukana nawe ubundi aza kungirira nabi anyibirira isheke n'ibiti byose umuzamu mwiza atangiye kwitaka kubera atagikora iwanjye mudugu uyu nawe asigaye yarabaye umugabo asigaye afite uyu turamuzi ko yitaka ibintu byose cyase ko bapfuye bagashira nibyo naho ndimo nk'ubya mudugu njyewe sindagira ahantu ukorera muri bizinesi yawe uvuze ko ugiye kutujyanayo rero mwemereye 100 mbere y'ubuyobozi rwose urakoze cyane kuva waravuye mu bujura ukareka ubujura mwemereye 100 kano kantu nakubutwari komera nawe babaye ijana ubwo noneho twasoza inteko none hanyuma ese wiwe nuwahera uno mudugudu hirya ku isibo ya umusore nawe kwa rugarafu nabonye agira ishyaka ariko aritabira cyane ashobora kuba yafunguye tujya imbere y'ibyo kutwereka aho hantu rwose twagenda dore ni hano hafi muze njye kubakira rwose ujya gutwakira aka kakorwa nakubutwari umukomera ntabwo tuba tumusondera ntabwo tuba tumusondera aruzuye arafunze reka nta muyobozi ugira reka oya muyobozi nitugerayo ndi kubona turi bwigurire oya arikora oya dushobora no kwigurira umuyobozi wakoreye raporo nturangize wakoreye raporo y'umuganda nturangize nanjye mba mugomba kuboneza imbere none ngaho tugende none aburiya bosi urabona ko tumaze gutera nimba naragukorera nimba naragukorera ufashe igisambu ukagira ibintu ijana umuhaye ibintu ijana kugira
wampaye ibihumbi ijana ubwo njyewe oya jewe hari ikibanza nabuze mu Rutare erega nawe waragenda ukimamagara sibwo ibyago nagize urumva ko ataraka ucyo utamamagaye se mutabare nk'umukozi nakoresha rega nahize nimero yawe ndayibu ahubwo nicyo gihe wambwira nkayandika da reka nyikwandikiremo nta kibazo reka nyikwandike akira ujye umvugisha kandi mwemeye icyo kibanza mu Mutara nemera ikibanza mu Mutara ubundi uri umugabo w'intwari ubu naka kandi kuva na kera rega kuva na kera je niko mbameze dufate igikoresho cyawe tugende dusome kara gacupa reka tuye gusoma kara gacupa kabisa nabwo bavuga ngo igukura mu ba muze dore ni hano ngaha rwose turaje tujya ni hano yewe cyaka twari dufite oya muze uko muse mwasigaye turaza kandi babuze fungu asanga rutaye mu muganda ntabwo narubuze asanga rutaye habera inama kabisa oya muze rwose karibu rwose muze dore naka cyari kinaswiye yewe zanasi reka nzatugare cyangwa se nenda turumba yewe umva ni phone ndabona we kandi imbere ya nyabyo uyu ni wanyibaga do nibi imbere byose inguru tari mu ruganda sira umuyobo ni ukuri kabanzi gende muyo gutsinda sana se kwicisha cyane oya bariko bagomba kubaza kwakira umuyobo wagira ngo ubizi ko ngende nkundira turumba umva ni ukuri rwose akunda umuganda ni ngombwa ni ngombwa umuganda ni ngombwa noneho burya ariko ibaze kuguca amafaranga utakoze umuganda kandi mama kwiteza imbere nk'uko kera nawe rwose ikintu cyaka murakoze ajeka uyu munsi ariko atwiciye rwose najya mu mwomereho dore mukomere baga twagusiga by'inyuma gira mwana nawe nanjye nabo mwana nawe wahageze cyane cyaka zana kandi ubundi biba ninjye mu ndajya muda niko katuje mwana w'isomesho uyu mwana rwose urabona se atarageze yamenye ubwenge ukuri yamenye ubwenge yiteje imbere yiteje imbere w'amfana urabona barakumaye amafaranga uzimufatira iwanjye namwemereye yumbisha umugabo rwose pe ntange nari narimazemo kabisa bose wanjye kabisa nyari mamazemo akira nanjye kira njyewe ndi kazizi urakoze mwa nako mbona dusinze abone ndabona biri kuza dore nuko narimagaze urakoze ayo mafaranga yawe ma nimero yawe ukoresha yakohereze uzi gute muhasi cyama nimero yawe nkoresha amafaranga ukiri oya 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 kagomba kumuteza ahubwo yanyemereye n'ikibanza anyemereye ikibazo bageze mu mutako koroda bari uragenda mwemera umva oya ibintu ukora ni sawa shyiramo umwohereza y'amafaranga yawe kabisa nigera mwemera inkunga y'ibihumbi ijana kuba yaravuye mu bujura kuba yaravuye mu bujura akiteza imbere rwose ntabwo birebe nanjye ikiriho cyacyo ubwo yavuye mu bujura rero uba umucuruzi anywa kuri nta kintu bitwaye size umva konde banditse etiye niko sawa
reba message yaje wowe gutomera abamana se ashaka amakuru ye Sinabasubirana na mama wawe ra? shaberukana nk'icya cyumweru gitaha aba barasubira ntabwo turasubira abamana nawe yarananira ariko ntacyo abana be ubwo bari kugenda batera bisubiraho imbere bagiye abana be bari kugenda batera imbere ariko namwe mujye mumugira inama ariko ntacyo tumugira inama Ikindi gisambo cyo kuri gukora raporo. ku mudugudu haba harimo oya nta bindi bisambo oya bakorera ariko mbagora ubundi we nta n'ubwushize no kumenya ibintu abagiranye oya Twicaranye na umva se ubuyobozi aba agomba kwandika raporo ibyo ikintu cyose umuyobozi arandika utaha sinze namwe mwanyweye kamwe. Se, oya birahagije nose ubu nari mfite urugendo nagombaga kujyamo barekana n'abaherekeza akabageza Nahimbuze ngo nongeremo akanya. oya ugomba kunywa njye dushoboye uzi ko ubu none ngiye kujya mu ruhango ngiye gufata imodoka nambuke ngeze aha ruhango Wa mushoferi se sike mufite. Ugiye kuri bya biraro byawe. ngiye ku biraro ngiye rero urumva kandi ejo mfite urugendo rwo kujya mu Mutara mwari ikibanza nakwemereye ngiye mfite rero n'ifa n'uburyo rero kunywa nkeya nabyo birakwiriye mwakoze gukora umuganda mwakoze gusura uyu muvandimwe murabona ko yiteje imbere Ndanumva bavuga ngo tunywe resi. hanyuma rero inzoga ntabwo ari iz'abana Inzoga si iz'abana. mufate ibikoresho gahunda ni uku umuganda wa nyuma ese ko utafashe igitiyo cyawe zana nyibike nabona Urakoze mwa. wamenye ubwenge Nakoze rwose. yaragerageje birimo biraza yego mwirwe